byakugendekeye gute? Urumva nakundanye n'umuntu hafi imyaka 5 n'igice. Ntazi yuko wambeshye. Imyaka 5 utazi neza ko akubeshye. Kandi nyene namubwiza kuri nkamubya niya ndahanda. Niba twashwanye akuraho telefone kugira tutavugana nabi. Wamufashe gute kugira ngo umenye ko ibyo bintu yakoraga asanga we nyine yakubeshye? Yarumva kugira ngo bimenye yuko njyanye neza. Ya nshuti ya nyine ubona kiri close cyane kuri wowe. Igutwaye nk'umugabo cyangwa se kagutwara nk'umukunzi. Byagenda bite? Ntago batwara abagabo bazima, batwara imbwa. Ngo iki? Ntago batwara abagabo bazima, batwara imbwa. Umukobwa w'inshuti yawe akagutwara umugabo, batwara imbwa. Jewe nashiringira bite ndi single. Uri single? Yes. Umukobwa mwiza nkawe? 2 years I'm single. Nkesu wabuze iki mbwiza ukuri? Wabuze iki? Ntacyo nabuze. Ahubwo nahisemo kwituriza. Ibyo babyitaraho kwirongoza. Kwirongoza se nirongoza mibiki? Nkesu ubwo kurya umukobwa nkawe mwiza gutyo uyemeza ukavi wanyu ukazinga bag ukazinga nuza varize ugapakira imyenda yose. Cyambere se kujya kumanika kari akaboko nibangaye bakamanitse bikarangira batakibana. Kari umuntu ni ikibanza ni imodoka ni igiki. Ese koko bisambwiza ukuri wowe ku giti cyawe. Wumva umuhungu ashaka kuba yagutwara gutyo nashimwa hayi wanyu. Apfa kuba nkunda. Reka nkubwira abagabo baremanywe irari. Ese abagore bo narari mugira? Hako se ngiye wabunyura sebyo bajya kuguca inyuma gute? Ese nurabona umuntu ngo mwifuze uri umugore? Reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Aka kanya wambaye isumi kagwa niye hantu hambere wafata? Ari umushuti wanjye simuvuze mu izina. Ejo ndi twahuriye ahantu nasohotse arambwira ngo ndi kumva nezerewe mu mutima wanjye. Ko akavuye gukora divorce avuye gusinya? Vuye gusinya. Asubiye bujene? Ya. Ahubwo ibyo bintu ngiye kuri njye nyine mbyumva. Ntago byashoboka. Kuri njye sinjya numva yuko icyambere ari ugukora ubukwe ngo wambare irakanze. Icyambere ni ugukunda umuntu. Ariko nanone hari ikindi kintu ushaka kubwira abakobwa. Niba ukundana n'umuntu sebyo wimuryarya ngo umubeshye yuko n'abana ufite cyangwa nta mwana ufite. Ibyo bintu birasenya. Abagabo nibazaba bajya no gukora ibintu no guca abagore babinyoma bajye bajyana subu navuga ngo hano baziko bitari bubagireho ikibazo. Jesu niyumvisha asubundi yamusanze hera. Yarari mu maroji. Ako yamuzanyiwe. Yamuzanyiwe niba nta mugore agiye. Yari mu maroji ngagiye kumusengera ngafite harya ngo nikira. Ngafite Imana irutiza abandi ngo asenga cyane. Barusha kwizera. Ariko ye. Ako ninde utizera? Ushaka gusanga ukwizera kwawe ari guki? Akantu niko kabi. Karusha abandi kwizera. Shaka no gusanga uwo ngo ahubwo bari bagiye gusenya bari kumusengera ibyo mu buriri. Ariko nanone hari ikindi kintu ushaka kubwira abakobwa. Niba ukundana n'umuntu sebyo wimuryarya ngo umubeshye yuko n'abana ufite cyangwa nta mwana ufite. Umufiyemeri wese ahari sebyo niba umuntu akubwiye ngo aragukunda ukabona nyine kagukunda niyo yabana kubeshya nako. Mubwiza ukuri agukunde cyangwa kwange umubwiza ukuri ati ngiye mfite abana cyangwa nta nabo mfite. Abimenye nyine niba uri umukobwa niba uri umufiyemeri abimenye. Birangire. Birangire. Niba ari ugukundana n'aba bana bawe agukunde niba atanagukunze ntago uzajya kumublaming. Koze neza kabagabo nabo badakunda stress. Uwo mugore akanyandikira ambwira ngumva ngo kurera ngo umwana umwe ngo nago byananira nase mubwa na babiri wabyaye bwa mbere byarakunaniye kubarera. Wowe mugabo wanye ni uzabasha kurera babiri niba ari kwase. Wowe wundi se wera ngana we mujyane kwa nyirakuru. Ashamugora banze umwangana. Umuntu wese ubwo wundi wamukunda. Unagutwariye umuntu. None urara wenyine. Reka nkubwire njye kurara njyenyine njye nta kibazo upfa kwa abana banje bandari iruhande. Sibyo ariko ukumva umuntu amutwara yumvaga wowe umeze ute. Siyumvaga nyine yumvaga ari kwishima. Rero natuze noneho hagaho kahuye n'umunyotsi.
yes reka nangire mbifuriza kugira umeza kubwa neza mu mamuri ndetse mbifurize kugira ibihe byiza ndetse mbifurize kugira ngo munakomeze musenge cyane kugira ngo ibibazo turimo cyangwa se imanuka duhora na buri munsi cyangwa se ibyo duhoramo byose bitagomba kudutera ubwa ndetse tugomba kugira ngo dusenge cyane kugira ngo Imana nayo ikomeze iducira inzira cyangwa ikomeze iduhishe mu reka nsuhuza abantu bari mu Rwanda nsuhuza abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda cyane cyane nko muri Uganda abantu bari muri Burundi abantu bari muri Tanzania abantu bari hakurya y'amazi cyangwa se bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari mu Bwongereza abo bose twiza neza ko mudukurikiranye 5 kuri 5 nyine twa Muhire Jason ibayita Entertainment nige mukomeje kujya mubana nawe mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi imbere yanjye twagarukanye nawa mukobwa mwiza w'inzobe wahinduye look wambaye amarinete nziza umusatsi ubona mubereye rwose sinzi umuntu wamuhitiriyemo kugira ngo abari wazashyirishaho bisuraho neza amakuru y'iminsi ese kumbona no wabaye inzobe cyane yego mana yanjye nisiga movit utambeshyira ase kuko ubwo ibyo bintu uvuga nibyo nisiga movit reba umukobwa nkawe ukisiga amavuta ya movit ya amwe 50 nago wayisiga n'ijana na magana ngahe nagaruka uvuga ngo sinayisiga ariko nuko ntayakunda yego nyise ubwo si ukutitaho nk'umukobwa ra ko mo nabandi bakobwa bakunda amavuta y'amazi ngo atayisize ngo sinzi umubiri waje nkunda kuba ndi naturel wari umeze neza weekend wayitangiye gute neza weekend yo yagenze neza nyine biba bimeze bite uvuga ngo nuvuga ati yagenze neza wishimye ego iyo mu rugo bose hameze neza n'inshuti zanjye zose zimeze neza navuye gusenga mba numva ibintu byose bimeze neza bisaba ko ufata umwanya ukajya gusenga koko ndasenga usengera he hariya kuri Karori Rwanga hehe hariya kuri Mutagatifu Karori Rwanga i Nyamirambo pasiteri wawe bamwita nde bishop yitwa nde ntabwo ari bishop pasiteri yitwa nde cyane profete asa ubundi ubwonko bwawe ubwo urasenga uri kumbaza ngo agenda senga profete agenda senga ni padiri ntabwo ari profete ni padiri padiri yo yitwa nde Shagayimana Gerard aho ugiye kutubwira no ko yitwa François oya tahiza abapadiri benshi bitwa ba François ba Jean Bosco ubwo uhimbye izina nyine uratubeshya oya niwe padiri mukuru nyamuneka abantu basengera kwa Karori Rwanga mugiye muri commentaire mutubwire ko umuntu avuze niba haba cyangwa se niba arimo kutubeshya nawo ninasanga tubeshya nabyo tuzabimenya koko mwamvugiye ahubwo muhire nagaheruka muri noza nagaheruka muri charge ubwo usenga aryo ubwo kwa kangaye kubwo ni ku cyumweru ako ni iminsi isanzwe ndasenga ni saa 10 ari mugoroba nk'iyo usenga cyangwa se nk'iyo wegereye n'Imana niki kintu usengera bwa mbere ni byinshi cyane si ikintu kimwe ari ikintu buryo umuntu ahora wenda asenga asaba Imana avuga ati Imana mbabarira cyangwa se Imana miki wowe usenga uvuga iki cyane nsaba ibyiza byinshi nk'ibihe kuba nyine yakomeza ka mu buzima akomeza gutera imbere hari umukobwa twize kuganira arambwira ngo mu bintu ngo ajya asenga we ngo asenga ngo asaba Imana ko izamwongerera ubwiza cyangwa se yamuha ubwiza hari n'ugeze kumbwira ngo ngiye ngo nasenze Imana ko yagabanya amatama yanjye ngo agabanye ngo inda yanjye ngo yongere amataye ariko izo ndubundi bazikura ibyo bintu we wabisengera oya nose ubwo wajya gusengera ikintu Imana yaguhaye ngo ikigabanye noneho ngo Imana niba ari itanga akaba ari inambura ko wayisenga uyisaba ko izakongerera amataye ni ikibazo kandi abandi basigaye bigira pani ibintu byo kuvuga ngo Imana yongere ese bya bintu birakora gukoresha plastic surgery oya ndavuga mwakuru umuntu afata umwanya kujya muri gym koko hari gym ushaka kuba wakora ko ibyo bice by'umubiri bikiyongera bya birashoboka nubwo njye najya nkora siporo ubona hari ikintu mbaye ibyo ufite biraguhagije biramagije nkabumva ko ibyo bintu ashobora kuba babisengera cyangwa se bakumva ko icyo kintu bashyize imbere ku Mana wababwira iki aya niba gasaba Imana ngo ibahe ngo gutera neza ngo ibahe kugabanya amatama
abakobwa uzikunda banga rega amatama hari Imana ireba ibizaguruka ikabyima amababa abakobwa none se Imana izajya banga nijya kumuharira ibintu uzasanga nyine nari nk'abandi umuntu akifotoza abwira fotogarafe ngo inda yanjye ngo uzayigabanye ufite ubushobozi ibyo bintu azayigabanye ngo ni ukuri ngo uzagabanye inda yawe bose bakitayeho bakayigabanya ngo n'amatama we cyaba fotogarafe baragowe sorry njyewe ikintu niyiziho nuko nzi ko mfite uko mbyibuha kwanjye nzi iyo ubyibushye ubyibuha gute mbyibuha hasi amabere n'amatama hasi ubwo ni hehe ahangaha ku matayi ubwo ubyibuha amabuno ukabyibuha amabere n'amatama muri iki kikubangamira muri byose ni iki amatama si ibyo nahoze mvuga nyine amatama ntabwo ari ukuvuga ngo arambangamira ahubwo hari ukuntu mbona nkabona wagira ngo nsigaye nywa cya gikoma cy'abana nutiri wati nutiri toto nutiri fata nutiri manata ku bana yanjye ubwo iyo bigenze gutyo ukora iki hari siporo bakoresha zitwara amatama sinjya nkora siporo na coach ego mbere najyagayo ariko nareba uburyo umuntu aba yananiwe none bakankoresha ngo ngizizana ikibuna basi ubundi ndongera ibiki hasi ubwo koko icyo ufite cyakwiyongera gasanga bari kumagurutsa banyicaza ugasanga bakunkira kuri baroni ngo nkumva nyine ciponda sinzi ngo zigabanya mu nda nkavuga se ndaba ndi kugabanya winyonganyonga ko mu nda mafite n'ubundi hahagije ndaba ngabanya iki ibyo byose ndaba ngabanya iki ugasanga nabyo ni ikibazo byageze aho ngaho ncika koca akajya amamagara ngo saa 12 zigere wageza yaje gusanga nsigaye ntoroka ntumbwire ko wamuborotse cyane wese umuboroka ni ikibazo mu minsi yashize abantu badukurikira cyangwa se abantu tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi babonye ikiganiro twakoze ndetse n'ikiganiro cyaje kugira commentaire zitandukanye ndetse banabibasira bavuga ko mwataye umuco bande batumuco mwebwe mwakoze ikiganiro kubera ko bagarukaga ku magambo arimwe namwe mwagiye muvuga kandi muvuga unyine ku buzima bwanyu cyangwa se uko ibintu mu byumva ariko abantu bagaruka bavuga ati bari abakobwa nta muco bagira bari abakobwa n'indaya ahubwo abo ngabo bajye kudutuka nibo batagira umuco maze kujya kujajinga umuntu ku kintu yavuze gute ko n'ubundi utari bugisubize inyuma ngo kiveho ngo umukobwa ngo ushobora kuba ngo yabana n'umugabo ngo badasezerana cyangwa se ngo bakabana muri ubwo buryo ngo ubwo ariko icyambere kari urukundo cyambere no gusezerana bangaye se babanje kubana bagasezerana nyuma ase ko kure cyakomeje ntabwo ushaka kwisubira nisubiramo ibiki kuryo ushaka kubana n'umugabo mutarasezeranye kuba mukunda ibyo babyitaraho kwirongoza se nirongozamo ibiki ese ubwo kuryo umukobwa nkawe mwiza gutyo wiyemeza ukava iwanyu ukazinga bag ukazinga nuza varize ugapakiramo imyenda yose icyambere si ukujya kumanika kari akaboko ni bangaye bakamanitse bikarangira batakibana nase ari n'abakobwa bagenda ari byo bintu bakurikiye ngo ngiye nutamvana iwacu njyanye mu murenge nkoreye ubukwe se nicyo cyambere sisi twamenye n'ababa bashaka ngo bishyuza ngo miliyoni 2 ariko uri ikibanza umukobwa miliyoni 2 ikira mu kimwe uri umuhungu uri umuhungu niki nyine izo miliyoni se ngiye kumwana nayafashe nkagira ikindi kintu nkoramo ubundi tugatera kandi ari kumuhesha icyubahiro ariko umva icyambere ni ukwereka nyine ababyeyi ibyo birori ariko si ngombwa ngo ufate ngo izo miliyoni ngurazi ako se kari umuntu ni ikibanza ni imodoka ni igiki ese koko bisambwiza ukuri wowe ku giti cyawe wumva umuhungu ashaka kuba yagutwara gutyo nashimwa hayi wanyu apfa kuba nkunda nese ubwo wavanyu gute mbwiza ukuri navi iwacu gute nashimwe babaye nk'uko wenda bakureze neza bakwishyura amashuri wava mu rugo ukagenda gutyo koko n'ubundi ibyo byose barabitanga bikarangira usubiye iwanyu harimo abasubira iwabo ibyo ko numva ari ukwishingira kandi ariko wishingira uti cyambere se uko mwese mukundana ubwo wowe ugiye kwirongoza rero njya ntabwo bikibaho n'abantu bose mwamubona ngo sinzi si ukuvuga ngo ni 100%, harimo abagenda bakurikiye umutungo si ibyo batagukunze ahubwo bakunze ibyo ufite nose ubwo ni urukundo
nadusanga niba mumaje no kuvanga umutungo ugasanga ari gushaka impamvu yari yose ngo mukore divorce. Hari ikintu aba yaravanye iwabo mu byo waruhiye byose wowe mugabo. Hakishaka kuba ari depression ngo muri iyi minsi ngo abakobwa benshi n'abagore ngo bafite ama depression. Ubwo si depression. Ugasanga niba utetanye n'umuhungu kabiri gatatu ejo wago propose kwa mugomba kubana ukiraza Nyanza agata yirongorera undi mugenzi wawe. Ugahita ugishyamba. Mugenzi wawe aba ari inshuti yawe se? Uyu ndi mukobwa mu mushuti wawe. W'inshuti yanjye. Ega nyine naje gusanga nta muhungu utereta kure cyane. Aragutereta iyo atakubonye ahita atereta undi mushuti wawe. Nese umusore yavana akajya Nyanza akajya kurambagiza ugira ngo urukundo rega rujyaho rushaka. Noze wamenya niba turuka Nyanza cyangwa turuka he. Nese mu gihe umakani kwako muri iminsi abakobwa ntago mukifuza ngo kubaka uruko. Umushaka kubanza mukarya ubuzima ngo we mana we. Harimo ababishaka, harimo n'abashaka kuba ba slay queen, slay mamas. Ubaka kanya we hagize umuhungu gupropose ko mubana mwabana. Ngiye twabana. Aka kankundana n'ibyanye byose please. Aka ubwo ibyaye byose ni biki? Aya ibyo yego. Nese bibaye ngombwa ko ubwo ushaka gusanga wenda iyo uko bavuze gutyo ushaka gusanga wenda ari nk'umufiyemere wenda avuga ati umwana wanjye nzamuzana. Ese umugabo akubwiye ati rongeye wenda gushaka ariko umwana wa basi wenda uzamushyire mu mayene tujye tumufashirizayo wabyemera? Nese ubwo urumva icyo gihe yaba nkunda nyine. Nese kuki utamuha umwanya wo kumwumva kubera ko nawe nta mwana azanye. Reka nkubwire sibyo? Umugabo niba nta mwana afite ariko wowe bafite sibyo? Cyambere cyo niba mugiye kubana abizi neza ko ufite abo bana noza urukundo rwabo ko niwe baturukaho. Sibyo? Nubwo baba badahuje papa ariko mama bazi uko abana biwe bose bameze. Noza ubwo uzajya kuvuga ngo nago umuntu ngo yagukundana n'ibyawe ngo agende umwana wawe ngo amushyire hariya ngo umufashirize ari yabagukunda ariko gute? None se nawe ufite umwana byagenda bite kugira ngo amuzane? Utankundanye n'umwana wanjye utankundanye n'abana banjye icyo gihe ntago nge nawe twaba tugikomezanyije. Nkundana n'ibyanjye sibyo? Ko n'ubundi nukira muri urwo rugo nawe nzakubyarira. Ngo yuzanye umugore ngo wazanye abana ngo atangira ngo kwita ku bana we ngo nta mwanya guha. Gute biterwa ariko n'abandi bagabo bamuteye. Oya. Gutangira kubishyura amashuri ngo kandi nta mwana ugira. Abagabo benshi niko bavuga. Nta mwana ugira. Imana kari yigena nitwe tugena. Igihe cyo kujya mu kagoroba kabakuze ugasanga ngo uri kwita ku bana ntago uri kumwitaho. Ariko reka nkubwire sibyo? Niba umugabo wawe yagiye mu kazi sibyo ukaba wiriwe mu rugo ni gute ari harimo n'abagore nabo batabitekerezaho. Niba umugabo wawe yagiye mu kazi kora ibishoboka byose imirimo yose uyirangize kare abana bawe ubiteho kare ubaryamishe kare umugabo wawe asanga umeze neza nawe wafashe fresheri. Nose ubwo asanga uracyambaye ibintu agusizemo asanga mbega nturikorera isuku uri kunuka ibitunguru. Babarira ngo abagore banuka ibitunguru. Bigera saa 12 ibitunguru bikimuriho. Simbizi. Ibyo ntabwo bizi wowe. Nanga mize ko biterwa mani n'umugore. Umugore wigiriye isuku n'umugabo ntabwo yamuca inyuma. Yego. Kandi niyo yanaguca inyuma nanone. Niyo yagenda akabikora hanze akazajya atekereza ko umugore wiwe ari n'igihe ashaka kujya gutereta hanze bakabimwima ariko wowe waza ukabimuha. Si umugabo wawe. Akwasha uzuko maze kumva ko uri umu expert muri bino bintu. Ase mbwiza ukuri mwaye nk'ibanga ryawe. Wenda umene ngenda nk'amabanga nk'abiri. Nyine ngiye kukubaza. Ese gutangiye kugira isoni kandi. Nkaye ku giti cyawe. Nk'umugabo mwashaka cyangwa se mwabanye. Ese koko yaguca inyuma? Reka nkubwira abagabo baremanywe irari. Ese abagore bo narari mugira? Hako se ngiye wabunyura sebyo wajya kuguca inyuma gute? Ese nurabona umuntu ngo mwifuze uri umugore? Ubona umugabo mwifuze? Oya. Kubera iki ariko? Ngiye ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Ibintu mwajyaga mugira mufite amafoto y'abandi bantu mukunda. Yego natwe twibyo bintu byajyaga bitubaho.
ugasanga ufite wabonye nk'umusore ugatangira kumva ukuntu wabaye crush we ukuntu wamucrushinze ukuntu byagenze bite ngo handi uvuga turi muhungu rwose anyemere ko twaryamana namuha ibyo se sibo ku bakobwa iryo ryose ni iki nirari none se kuvuga ko abakobwa narari bagira nyine harimo abarigira ukabona yabaye crush y'umuhungu bari baba crush ku muntu hoya ntabwo birambaho ngo mbe crush y'umuntu ngo mvuge ngo uriya muntu ngo mana yanjye ngo basi niyo yamvugisha niyo yankoraho njye ntabwo birambaho wari wabona umuhungu kumva ko wakwifuza kuryamana nawe oya akoze cyabyo bintu wabiretse koko njyewe mba numva yuko umuntu nyine dukundana ari we nyine naba crush icyo gihe urumva ubugize irari ry'undi muntu sibyo kandi mu gihe gitoya kiri aho ngaho rero nawe ashatse kuguprofita byamworohera kuko uri crush nyine urumva ko uri kumva ko umubiri wawe niwe byahura ku kanya wese urwo ni urukundo cyangwa ni ugusarira umuntu by'ako kanya katabirangira ese ubwo nk'urugero nk'umukobwa w'inshuti yawe cyangwa se ya nshuti yawe nyine ubona ko iri close cyane kuri wowe igutwaye nk'umugabo cyangwa se ikagutwara nk'umukunzi byagenda bite ntabwo batwara abagabo bazima batwara imbwa ngo iki ntabwo batwara abagabo bazima batwara imbwa umukobwa w'inshuti yawe akagutwara umugabo batwara imbwa gutese kandi abagore nuko musigaye musuzugura abagabo ubwo abagabo babaye imbwa gute batwara abagabo bazima ubwo hari icyo abakurushije sinzi muri iyi minsi nyesigaye numva ngo umukobwa ngo aragira gutyo ugasanga ngo araje ngo murakundanye ukwezi kumwe amezi abiri ngo undi mukobwa ngo wakarahabutaka ngo akabaraje ngo agahita amwanura bagasanga muratandukanye reka nkubaze sibyo sagiye ese bizamubuza kumuca inyuma niba bagiye kubana bizamubuza kumuca inyuma ntabwo bizamubuza ntabwo bizigera bimubuza hari abana bari ba metre b'abakobwa metre hari n'aba metre ugahita uba nk'akabebe mu rugo kandi nawe ushobora kuba uri umwe mu bantu nawe ushobora ko umugabo yacika acika ajyaye agucika akajya mu bandi nuse ni iki yaba yamburanye keya ngo hari abandi ngo mu mutara ngo umva wa mugani wa Davis D ngo bagushe imvura biterwa no kunyurwa k'umuntu nose ni aravuga ngo bitwa ngo niya bamuka gaki abo bose ni babana n'abagabo babo kandi neza ese umugabo mwiza kuri wowe abaye gukoreye iki njyewe kunkunda no kunyubahisha kugukunda no kunyubahisha kugukunda gute kubahisha gute ankunda panamye by'uburyarya niki cyakugaragariza ko umugabo agukunda haba mu nshuti ze ahariho hose nanjye akanyubahisha cyo gihe nanjye nzamwubahisha nanamukunda niki kigaragaza ko imbese bwo kugukunda nyine bagukunze muhe buryo mu buryo bwose bushoboka umuntu yagukunda mu bibi byawe mu byiza byawe yagukunda ese bibaye ngombwa ko ku munsi w'isabukuru yawe y'amavuko bimwe usanga wenda babateguriye nka keke cyangwa se araza kukuriza wenda nk'akarabyo wenda cyangwa se urabyo rwiza kugira ngo nyine akwifurize isabukuru nziza y'amavuko umugabo nabikore kuri uwo munsi byagenda gute kuri wowe njyewe shanjye mba numva nyine nta kibazo pe mba numva nyine kuri njye nta kibazo ko hari abandi njye numva ngo isabukuru yayikora n'ubundi se ko harimo abo batazikorera nibabayeho nibameze neza ariko akibuka ko uwo munsi ari uwe ukabyibuka nyine ko uwo munsi ari uwawe ngo ntabwo ngo aba yita ku bintu ngo nta kintu ngo aba yitaho ngo ntabwo wari romantike njyewe njye akenshi ninjye wikorera anniversaire njyewe ku giti cyanjye urifata ukayikorera ayikora ya truwasa ayikora umugabo wawe ahari ahari nta nkunga guteye ntaki yiki nawe akayizamo se njye namutumira uzanye ngira umugabo oya nyine tuvuge nka ari nka sheri wawe njyewe nta sheri ngira bite ndi single uri single yes umukobwa mwiza nkawe 2 years I'm single nkese ubwo wabuze iki mbwiza ukuri wabuze iki ntacyo nabuze ahubwo nahisemo kwituriza
cyangwa yisemo kuza nyine kuza harya ngo nukubagara yose utazi irizera oya wimeje warayabagariye yose ravuga ati yose reka nyabagarire irazazamura umutwe niryo ryanjye byakugendekeye gute urumva nakundanye n'umuntu hafi imyaka 5 n'igice ntazi yuko wambeshye imyaka 5 utazi neza ko akubeshye kandi njye namubwiza kuri nkamubwira niya ndahanda niba twashwanye akuraho telefone kugira tutavugana nabi cyangwa akansanga mu rugo tukagira uko tubikemura cyangwa ugasanga arandeze kuri famiye barateranye ibaza akantu gatoya kakagira karekare naje gusanga ahubwo we kwa kundi kwanjye njye namubwiza gukuri we yarambeshya imyaka 5 agukinisha mukundana wamufashe gute kugira ngo umenye ko ibyo bintu yakoraga asa nkaho nyine yakubeshya yarumva kugira ngo bimenye yuko njye nyine buri wese yarazaga akambwira ibintu ariko simbimubwire nyine bikambabaza ariko simbimubwire kubera ko urumva ninjya kubimubwira avuga kanaka ninde wabikubwiye bwira umuntu wabikubwiye nimbimubwira wabimbwiye bashwana kandi ibyo ntabwo ari byo nashakaga ubwo muri iyo myaka 5 byaje kugendekera gute umaze kumenya ukuri kwabyo finally n'ubundi ibyo bambwiraga njye narabicungaga nkareba byose nyine ubwanjye akaba ari byo byicungira nza gusanga finally nibyo tambwira kumvisha amabwire kandi nyine njye byo bambwiye sibyo ntago nigeze njya kumubwira ngo kanaka yambwiye ahubwo wazaga kumbwira ikintu ahubwo okay sawa ako sinkwereka ko kimbabaje ariko ku mutima kimbabaje sibyo ngavuga se uno muntu kwera iki yambwiye gutyo ugasanga nk'abantu 5 bambwiye ikintu ugasanga kihora kisubiramo avuga se ko iki bano bantu umuntu umwe araje ambwiye kino kintu uwa kabiri ambwiye ikintu kimwe kubera icyo bimeze gutya ubwanye ndabyicungira nsanga mwe mwarapanze ubukwe twarapanze kubanza kujya mu murenge ubona ariko bitewe n'ibyo bintu nanjye nahise mbivamo ariko sinamwereka nyine ko mbivuyemo nyine bitabimvamo muri njyewe tambwira ko aramuhaye na avance ukuri kw'Imana hasi imyaka 5 birashoboka wamara imyaka 5 utaraheza umuntu avance koko iki bidashoboka ubwo umuntu yaba ari igiti cyane igihumyo birashoboka ho kubera iki bidashoboka wamana n'umuntu imyaka 5 mutararyamana reka tuvuge wowe reka tugutanga wowe cyakoze namara imyaka 2 yewe mutararyamana bitewe nuko nize muhurira hehe jewe ntago ngiye twajya tunahura ntese ubwo mwaba mudahura n'umuntu cyangwa ujya kumusura bimwenda by'abagabo cyangwa se abasore badakorerwa amasuku yene umukorerera amasuku sha isuku nazi gukorera kandi nabwo udahari reka nabwo se ubyo numva bishoboka udahari nazikora wajya uhengera se uko agiye bakwa mfite kiyiwe ngiye yaramaye kiyo kaza nkamya ubundi girlfriend wawe agomba kuguha care akebya bintu rero nanone njye kuvuga ngo mutararyama imyaka 2 koko cye ntago mbyiyumvisha birashoboka none se ukundana n'umuntu wo hanze ubushize uwo twakoranye ikiganiro avuze ati ngewe njyayo rimwe hani nkamwima 2 nkamwima atari ko 3 nitankora iyo bwabaye ngiye nkahita nyimuha neza utabwira umuntu kuri bize uri iki uri bize ubwo bize ubushatse kuvuga iki mu gihe nyine wumva yuko ari n'igihe uganira no mutipe kurya babize amezi 2 amezi 3 amezi 4 waba iki wapfa se cha umubiri ngo ejo bundi Jackie ni wambwiye ngo umubiri ukora ari uko bira bintu ngo mwabikoze ngo umubiri bira bintu bibikeneye no Jackie no mane ngo umubiri ukeneye bira bintu wasanga nyine ku giti cye umubiri wiwe ari gukora wowe ubwawe ntago bikeneye njyewe nawe sinzi ntuzabitekereza noneho ese ushaka kwigira hano umubikira inde wowe ntago ndi marayika nanjye reka
ariko wakwima umuntu imyaka 2 njye namwima ubwo ukaba ubayehute neza cyane ubwo warabikoze cyane rero niyo mpamvu ubwo wabihaze ntabwo nabikoze nuko nzi yuko ngiye ku giti cyanjye bitewe nuko niyize ibyo bintu mubwiye byashoboka cyane kandi ukamara imyaka 2 3 ariko ugashaka uburyo ibyo bintu bikemura mukabikora ku mwaka wa 3 cyangwa n'inshuro ya 3 nese ngo urugero ko hari umuntu tumaranye imyaka 6 turi inshuti kuva kera imyaka 6 habanje uw'itanu hazaho n'undi w'itandatu 6 atarabona ubwambure bwanjye imyaka 6 kandi wumve ngo yambazaga umize uriye ndi mu rugo iki tukanahura gutya tukicara tugasangira tukaganira ariko narabona ubwambure bwanjye ariko reka nkubwiye ibintu byose byicwa no mu mutwe ase ubwambure bwa wundi urushatse kuvuga iki mubiri wawe nyese ubwo sindimo kububona none ntago nambaye wambaye agakanzu wenda gahishe bimwe mu bice hako ntago wambaye ibubu ntago wambaye ibubu none ugiye kungira umusiramu wandaza gusaba jado kugira ngo agaragaze nyine kuntu wambaye nyine umuntu avuze ngo wowe ku giti cyawe ubwambure bwawe ni ubuhe ubwambure bwawe no kubona ibice byose byo mu mubiri byose nese abibonye nabikorewe ubwo yaba yabibonye bose icyo gihe ahubwo aba ari muzima abibonye ntabikorewe icyo gihe aba ari muzima mbwiza ukuri koko bisa ku nzobe yawe imiterere yawe ku nzobe yanjye iri natirere kutakongeraho iri natirere ku nzobe yawe iri natirere ku maguru yawe y'inzobe ku bibero byawe by'inzobe urumva mu gituza heza rwose umutegarugori urumva ku isura yawe nziza rwose ukifata ukavuga ngo umusore ngo ubwambure bwawe ngiye numva ko ubwambure bwawe ubundi umugabo abona ari ukwenda mwaryamanye nizera neza ko ari bwo baba yabubonye none se mu gihe nese kuri piscine bwo umuntu niyambara ikariso akambara n'inuza n'isutiya none kuki se adakuramo iyo kariso n'isutiya ariko biterwa yenda nyine kuki atabikuramo nese ubundi ubwambure bw'umugore ni iki kuki atabikuramo ngo ajye muri piscine yambaye ubusa buri reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko aka kanya wambaye isumi kagwa niye hantu hambere wafata nambuze hoya ariko dukoresha ukuri aka kanya wambaye isume ufata ku myanya y'ibanga nubwo ni ku gitsina kuki udafata ku mabere ukareka ku myanya y'ibanga niho hantu umuntu hambere afata kuki utahisha innyo kandi kigisha oya nyine ngewe nshatse kugira ngo nkwereke ubwambure bw'umugore ubwo ari nese nanjye ubu nanjye niyo mpamvu wahita umbaza ngo wambaye isume kagwa wafataye noneho nanjye reka nkubaze kuki mujya koga mukambara isume hasi gusa ese amatuza nyine kaba agomba kugaragara hari ibintu birereta tugomba kubanza gushakira kare rero natwe iyo myanya nese sagatwa filime sagatwa nayuze natwe iyo myanya y'ibanga tuba tugomba kuyihisha sibyo kuko ibaze niba uzi neza ko kano kanya wambaye isume uhagaze hano kano kanya turi kuri Great Hotel ikagwa ibaze ko ufata ku myanya y'igitsina cyawe amabere ukayareka none n'ikindi nese wafatira imyanya rimwe y'ibanga n'amabere byose ukabifatira rimwe biterwa nyine n'umuntu ntago mbizi rero menya yuko ubwambure bw'umugore ari igitsina cye cyangwa amabere nuko bimeze imyanya y'ibanga y'umugabo nyine ubwo nyine ni igitsina cye nawe ntago nese urahisha amatuza none se kuki wambwiraga ngo kukinga umuntu ngo ajya muri piscine yambaye ngo kariso nyine ikintu cyagira imyenda yo kogara muri piscine ni kariso cyangwa se bazita mayodobe tuni twa mayodobe cyangwa se bikini urumva so ubwo rero bivuga ngo umugabo wabonye ubwambure bwawe n'uwo mwaryamanye cyangwa se n'uwagize ubushobozi bwo kuba mwakora imibonano cyangwa se mwahuza igitsina ku kindi ubwo si ngusobanuriye
nabyumvise. Ubwo rero niba wambuye n'ikariso akakureba ntago aba yakubonye. Ni ukuri aba yabonye iki? Aba yabonye iki? Nyine aba yabonye iki? Ubwo mvuga ko yabonye ikira. Ubwo wenda aba yabonye imiterere yawe. Ashaka none se naba yibona mu buzima busanzwe nabwo ntago aba yibona ushaka gusanga nese ndayizi imiterere yawe. Usibye ibyo ubasha kunyereka kano kanya. Ibiye nkwereka. None se ubwo reka nkubaze. Ngiye kuvuga ikirambo ariko wanza atari cyiza. Sinzi naganuza nabonye ahantu sinzi umuntu ugeze ukavuga ariko yarabivuze. Sinzi n'umuntu wize kwivuga muri nuza muri interview yaravuga ngo niba ngo ikibuno ngo niba ngo cy'umugore cyangwa n'iki ngo kigaragara nabi iyo ngo kitari mu ikariso, ariko ngo iyo kiri mu ikariso ngo nibwo kiba kigaragara neza. Nese ukano kanyumbajije nti ikibuno cyanjye gisa gute, ubu nakubwira uko gisa. Hoya none ubwo bwambure bwawe ndabuzi. Nyine ntago wabumenya. Ariko reka duce impaka wenda abantu bari baze kwandika muri commentaire batubwire nabo uko babyumva, ariko ngiye kugiteye singa bari aba Breminga Jackie akora ibintu ashaka. Ese nawe uramushyigikiye? Ngomba kumushyigikira. Buri wese akora ikintu akunze. Umuntu yihandagaza akavuga ati buri wese akora ikintu akunze. Umuntu yihandagaza avuga ngo umutipe ngo yanywesheje urumogi ngo niba ari Jessica ni ukunda kuzana umunwa ku bakobwa ngo bambaye gutya ngo urumva reka nkubwire kuki badafunga amaduka se abantu bajya kubigurira. Ugasanga niba umuntu yambaye umwenda Jessica atangiye kuvuga ngo bura n'ubusa. Ese tuvuge ko nawe atajya yambara nta mwenda wakwambara ubona ko wabangamira abantu jewe cyangwa se nawe ubwawe wakubangamira? Je nago wambangamira kuko uwo mwenda uba waragiye kugura ukunze. None se kuki uhita kuri iyo myenda yose iraho ukavuga ati uyu nguyu ni wo wanjye? Umukobwa akajya akihandagaza ati ngiye sinye nambara ikariso ngo zirandya. None niba ari yo miterere yiwe. Nose tuvuge yuko niba nanywa amata wowe uyanywa nje nzaza tandukanya amata n'imyambarire. Ase koko nk'umukobwa w'umunyarwandakazi urumva uzi kirazira naki kurya ushaka kujya mu hano utambaye ikariso koko? Rega biterwa n'umwenda wambaye. Ase ibyo bintu kukibiju niba harimo abakobwa bavuga ati ngiye sinakambara ikariso, nose uzajya kumujudginga ngo ambara ikariso atabishaka? Ariko ibyo biju niyo viziyo turi kujyamo. Ukifata ukava mu rugo nta kariso nyine wambaye. Byandi byanyu no ari naburira n'amamoto ugasanga uri gutera abantu mwako. Byo simbizi. Ese nawe ibyo bintu byo bikubaho? Yewe gusubwa nagenda nambaye kariso. Wagenda? Nagenda nayo yambaye. Uyambaye? Naringiza ngo nawe ntago ujye yambara. Jackie nuko atari hano ngo ahita turebera. Jackie ahita kureba. Umva yahita gusaka karireba ibyo bintu. Umva yashaka kaza kansaka ariko hari abantu nawe bamusagarira. Umuntu akora ikintu akunze kandi kimurimo. Nyine ariko ngiye umuntu twa Jessica kabisa. Jessica kabisa ibintu byo kwibasira Jackie cyane. Ese Jessica umufata gute we? Jewe fata nk'umuntu ugira umunwa ahubwo. Umunwa gusa? Aba ari kuvugira rubanda, abavugira semiki kaba ari gushaka views. Hako Jessica ibintu abavuga mba numva ari byo. Ari byo barumva ari byo rwose akebura abakobwa. Nese ubwo reba nka ya story ejo bundi y'umutice wo muri Uganda. Wagiye kureba umunyeshuri yigisha mu rugo ngo basambane bakaza kumufatirayo. Kandi ngo umukobwa yaragiye kwigishiriza mu rugo cyangwa se bari bagiye kuryamana ngo ni umukobwa w'umwanda age bafite imyaka niba ari 17 niba 16 naho. None se niba muri iyi minsi ushaka gusanga umukobwa agize imyaka 18 araho arakurusha ikibuno wa mugani wa nuza wa Jessica, arakurusha amabere, arakurusha igihagararo, ni gute ubundi utamwibeshyaho? Ariko ibaza umukobwa urusha imyaka hafi nk'umunani cyangwa 10 arakurusha ikibuno. Si arabondo utakandi nanjye bandusha ayo mabere bandusha nicyo kibuno. Yesu urumva tutajwe. Umwana yarariye neza uri kumubaza iki? Ni gute utamwibeshyaho? Ariko si umwana wemeza. Bana b'iki gihe basigaye bavumbuka. Ese ko biraza kutu. Kera si nk'iy'ubu ngubu.
ugasanga igikobwa ukibeshyeho kwa kari kinini ukavuga ngo afite ngo 25 afite 17 yawe cyakora reka tugere inama abagabo rwose muri iyi minsi bajye bagendera kure ibiro nk'ibyo ni ibibazo abagabo ko baremanywe irari kandi abana b'iki gihe ugasanga barabafunga rero karabaye kandi abana b'iki gihe ni nabo bikururira abagabo barabafunga karabaye nibo babikururira ugasanga umwana ari guslaying ari ego none se bisa ushaka kuba wafata credit cyangwa se wakoresha uburyo bwo kuba wajya kuguza amafaranga kuri banki kugira ngo ukore ubukwe jewe kwako twamaze kumenya ko muri iyi minsi hari abagabo benshi basigaye bajya gufata amakredi kugira ngo bakore ubukwe ngo bazabe bishyura nyuma ariko ugasanga bibaye ikibazo oya ntago njye najya gufata credit kubera iki kandi ukeneye kugira ngo ukore ibiro utigeze ukora mu buzima bwawe oya nabanza nyine nabanza wenda nkiyubaka mu gihe nafite ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo ngiye gukora ibyo birori niba wenda uwo mubebe wawe mu bantu ushaka kwereka ababyeyi ibirori sibyo kora cyane rero bivuga ngo cyane usevinga nibyo ndoze uvuga ati ngiye nakoze n'ubukwe ngiye nakwibana n'umugabo ngiye nta kibazo nasi cyambere isuko mukundana ejo kazaguhaga cyane namara kukumva muryamanye inshuro 40 agahita kujugunya none akitwaza yuko mutigeze nasezerano mwigize mugira rega kugera kure siko gupfa ntago ariko gupfa niba umuntu agutaye ntuzi impamvu agutaye ko we ntago yize ariko nyuma nawe umutima we uzamucira urubanza uswari igihe ugera ahantu ugasanga wari uzi ko ugiye kuhashaka harya ngo niki amata n'ubuki aho ugasanga wiziritse ku gisasu kandi utangira kwicuza ukavuga ati iyo menya rero iyo menya sinari kubikora niyo mbi yese we muri ya myaka ntabwo ugeze wicuza muri ya myaka ntabwo ugeze wicuzamo shaho usibye kuba umuntu nyine aba yifitiye agahinda kiwe njye ntabwo nicujije ibyabaye ahubwo numvishije ko ari isomo uyu munsi byagusigiye iki cyangwa se byakwigishije iki byanyigishije yuko ntabwo ugomba gukunda umuntu cyane ngo urenze urugero nta n'ubwo ugomba kumwizera cyane ngo ubimwereke ni inama wagira n'undi mukobwa rero wese byaterwa n'imyumvire yiwe ariko ngiye kuri iki gihe numva yuko ngomba gukunda nkagira aho ngeza n'icyizere kikagira aho kigera ubona divorce muri minsi ziterwa n'iki sigaye ziriho hano usigaye uhura n'umugabo ugasanga avuye gukora divorce ugasanga ari kwishima nanjye nzi yuko hari umushuti wanjye simuvuze mu izina ejo bundi twahuriye ahantu nasohotse arambwira ngo ndi kumva nezerewe mu mutima wanjye ko akavuye gukora divorce avuye gusinya avuye gusinya asubiye bujene ariko ikindi kintu yishimiraga nuko afite abana ariko ikindi akavuga ati nashatse umugore utanyurwa n'ibyo namuhaga umugore utanyurwa n'ibyo wamuhaye gute ugasanga niba umugabo aravuze ati uno munsi wenda nahembye fata n'amafaranga ugiye gushopinga ikintu cyose wumva ushaka umugore nanyurwe umugabo akamubwira ati uno munsi tugomba gusohoka ngomba kukujyana umugore nanyurwe ariko si ibyo birashoboka koko kumbi umugore yacaga inyuma umugabo washaka ko bakora divorce akajya kubana n'uwo wundi bande uwo mugore yashaka gukora divorce n'umugabo we akajya kubana n'undi mugabo mbese ugashaka kugira ngo amunanize amuce intege baza aho byageze aho bataryama mu cyumba kimwe buri wese aryama mu cyumba cye ase ibyo bintu byakubaho kuba utaryama n'umugabo ukajya kurara mu kindi cyumba cy'abashyitsi ariko ngewe nibaza nyine ibyo bintu abantu byaba bipfira niyo mpamvu njye nahoze mvuga ati ese koko hari umugabo wagushaka ngo azaguca inyuma cyangwa se azagute mu nzu agende